Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Mahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Dushimiye Imana itugejeje muri iki cyumweru cyiza cy'umugisha, icyumweru kibanziriza Pasika. Dushimye Imana ihatugejeje. Turimo turavuga ku rupfu rwa Yesu Kristo, hanyuma tukavuga ku nyungu twavanyemo cyangwa ibyo twaheshejwe n'urupfu rwa Yesu, ibyo twaheshejwe n'umusaraba Yesu yabambweho. Ni byinshi ntabwo umuntu yabivuga ngo abirondore. Jyewe ndavuga bimwe, bene data bazankurikira nabo bazavuga ibindi, ariko mu rupfu rwa Yesu twavanyemo byinshi, cyangwa se ibyo dutunze byose niho tubivana. Ku musaraba Yesu yabambweho niho tuvana byose, niwo dukesha kubaho, niwo dukesha amahoro. Umva, turashima Imana yaduhaye Yesu Kristo, ikamutanga, ikamuduha ari umwana w'ikinege, ikamuduha kugira ngo tutazarimbuka, ihabwe icyubahiro. Turashima Yesu Kristo wemeye kuza agaca bugufi, akaganduka, ntiyange no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba kugira ngo atugire abo turi bo, akemera gupfa mu cyimbo cyacu kugira ngo tutazacirwaho iteka, izina rye nirishyirwe hejuru. Turimo turifashisha umurongo wanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 2 umurongo wa 8, ariko mu nkundire nsome mpereye ku murongo wa 5. Imana ibaha umugisha. Handitswe ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Nababwiye ntangira ngo tugeze mu cyumweru kibanziriza Pasika. Iyo dusomye Bibiliya itwereka uburyo Yesu yagiye i Yerusalemu, agenda ahetswe n'icyana cy'indogobe. Baramusingiza cyane, baramuririmba, bamusasira imyambaro hasi, baramusingiza ngo hozana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Baramuririmba, basasa imyambaro hasi mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti, abandi baca amashami y'imikindo, barasasa mu nzira kugira ngo indogobe Yesu yari yicayeho itambuke. Baramusingiza, baramuririmba ngo hozana, hozana, hozana. Nshuti bakundwa, nyuma y'igihe gito babandi bamuririmbye bakavuga ngo hozana, singizwa urakaza mwami Kristo, nibo bahinduye amagambo, bahita bahinduka, baravuga ngo nabambwe, nabambwe. Abamusingije bavuga ngo naze, hahirwuje urakaza, nibo bahindukiye baravuga ngo nabambwe. Yesu ahabwe icyubahiro kuko yemeye, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba kugira ngo jyewe nawe tube abo turi bo. None ikirutaho tuzahabwa ubugingo buhoraho. Nshuti bakundwa bene data,
uwo Yesu dusomye yuko yari Imana nk'uko tubizi, ariko ngo asanga kuba Imana ntiyabigundira, asanga kuguma muri komforo yo mu ijuru ntiyahaguma, kugira ngo aho kugira ngo umwana w'umuntu azapfe rubi, aravuga ngo ntabwo naguma ahangaha, ndemeye, ndasize ubutware, ndasize ubwami, ndagiye kumucungura. Araza, aremera, araza. Umurongo twahereyeho rero Bibiliya itubwira ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, uwo wagandutse, uwo waciye bugufi, uwo wagize impuhwe, uwo waduhangayikiye. Bibiliya itangiye itubwira aho dutangire ngo tugire umutima nk'uwo nguwo afite. Duce bugufi, tuganduke, natwe tumugandukire, tumwubahe. Ariko bakundwa bene data, ntabwo ari cyo nagambiriye kuvuga cyane uyu munsi, nubwo ibyo byari ngombwa ko mbivuga. Nashakaga kukubwira yuko hariho inyungu twavanye mu rupfu rwa Yesu, hariho inyungu twavanye ku musaraba wa Yesu. Mu nkundire dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso mu bice byaho 2, dusome duhereye ku murongo waho wa 13 tugeze ku wa 16. Handitswe ngo, ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Narinje kukubwira ngo urupfu rwa Yesu rwatwigije hafi. Twebwe abari kure y'amasezerano, abitwaga abanyamahanga, Bibiliya yajyaga igereranya n'imbwa. Muramwibuka umunyakananikazi wigeze azasanga Yesu, aramubwira ngo nkiriza umwana. Yesu akamubwira ngo reka, ntabwo nafata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Nuko twitwaga. Ariko kuko turi muri Kristo Yesu, twebwe abari kure kera twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri ku bumwe, akuyeho ubwanzi, aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Bakundwa bene data, urupfu rwa Yesu rwatuvanye kure mu banyamahanga, rutwigiza hafi ye. Umusaraba wa Yesu watwigije hafi ya Kristo, watwigije hafi y'Imana. Abari kure y'Imana kubera ibyaha, abari kure y'amasezerano, turi abanyamahanga, tugereranywa n'imbwa. Urupfu rwa Yesu Kristo rwatwigije hafi, twigiye hafi y'Imana. Imana yiyunze natwe. Urupfu rwa Yesu cyangwa umusaraba wa Yesu watwunze n'Imana. Urupfu rwa Yesu rwatwigije hafi y'Imana. Urupfu rwa Yesu rwatwunze n'Imana. Bakundwa bene data, ubwanzi bwari hagati yacu n'Imana, Yesu yabukujeho umusaraba we. Izina rye nirihabwa icyubahiro. Umusaraba wa Yesu ndawukunda, ntabwo nawibagirwa. Nawe ukunda umusaraba wa Yesu. Umusaraba wa Yesu ni uwo kubahwa. Uwo yabambweho wari uw'isoni, wari uw'ibivume, ariko yicisha bugufi aremera kubambwaho kugira ngo jyewe nawe tutazabambwaho. Uwo musaraba wa Yesu niwe utugize abo turi bo. Uwo musaraba wa Yesu niwe watwigije hafi y'Imana. Uwo musaraba wa Yesu niwe wakuyeho ubwanzi bwari hagati yacu n'Imana. Uwo musaraba wa Yesu niwo watwunze n'Imana. Haleluya. Mumfashe dukunda uyu musaraba wa Yesu. Kandi uwo musaraba nubwo waba uw'isoni, nzakomeza kuwuhimbaza kugeza ubwo Umukiza
azanjyana mu ijuru muri bwa bwami bwe buhoraho. Nzakomeza guhimbaza umusaraba wa Yesu nubwo waba uwisoni, ariko uwo musaraba wanyigije hafi y'Imana, uwo musaraba wanyunze n'Imana, uwo musaraba wakuyeho urusika rwari hagati yanjye n'Imana kubera ibyaha. Ndashima Yesu wawubambweho. Nshuti bakundwa, mukunda umusaraba, ariko niba utari wizera Yesu, wowe nta ruhare ufitanye n'uyu musaraba. Utari wizera Yesu nta ruhare ufiteho. Oya, icyakora Yesu nawe araguhamagara kugira ngo wigizwe hafi. Numwizera ukizera ko yapfuye ku bwawe, nawe urigizwa hafi. Numwizera nawe arakunga n'Imana akoresheje uyu musaraba yabambweho, akoresheje uru rupfu rwe. Numwizera uraba inshuti y'Imana. Ngwino wizere Yesu, hanyuma dufatikanye uru rugendo kandi tugundire uyu musaraba. Nubwo waba uwisoni, Yesu yawubambweho kugira ngo atwunge n'Imana, kugira ngo atwigeze hafi y'Imana, kugira ngo akureho ububwanzi bwari buhari buri hagati yacu n'Imana. Imana nibaha umugisha, Imana nibashyigikire, dufatikanye dukunda uyu musaraba Yesu yabambweho. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.